Ndi papa sava. Cyane kuri narashimye cyane. Yanjye urumva nakwitegereje. Nimba ari uko cyagiye bwari bwijemo. Ariko nabonye rwose kubusa rwose bitandukanye nuko ubusa bwije pe. Njye ntabwo nakwibagirwa. Dr. waramfashije. Birabikora abadokiteri bakeya. No, urumva kubera abantu baba baduca mu maso ari benshi. Biragoye ko wari organizinga umuntu umwanya munini. Ya, urumva rero. Bahite wenda nagushimira pe, waramfashije. Yego. No kuba washatse ko dusangira. Ntabwo natinze. That's okay. Buriya kuyotsa bisaba kwitonda, umuriro mukeya, kamanzi kumuka. Niwe wanumye kacumbari? Nayikoze nziza cyane. Ayibona rwose ko imeze neza kacumbari. Yego. Mushyirire hano. Okay. Urabona serivisi zazi ni sawa rwose. Baragerageza. Ariko uzagabanya ibintu by'amavuta, ufite umubiri munini. Sure. Nta nubwo mbura y'amavuta menshi. Ukunda utuntu tw'amasalade gutya. Mbohiya cyane. Ni byiza. Ibintu by'amasukari. Ntabwo nkunda ibintu by'amasukari. Just nuko nkwe fanta. Ji nkunda ntabwo hano bayifite. Okay. Yego. Merci beaucoup. Nam. Merci beaucoup. Murabona ko rwose ganishi mbese ibintu byose ibidekoye neza cyane. Yego. Fi yacu ntahandi hantu wayibona. Twe dufite umwimerere. Ni munahenda. Dufite umwimerere rwose. Rega burya tipu na pourboire tuyibona twayiharaniye. Ukuri rwose. Twayiharaniye. Yo mpamvu nanjye nkora iyo bwabaga. Ndikubwira umusirimu n'ugira ikibazo. Murakoze cyane. Ntugire ikibazo. Usanzwe ukunda ifi se? Yego, ifi ndayikunda rwose. So enjoy rero njye ntabwo njya nihishira. Umva apeti kameme sena niwo mwanya nawe navuze ngo dusangire. Si wabitekereje tumva wamvuga ko doctor iriya joro. Iyo umuntu amaze kubona ko ari uw'agaciro mu buzima cyangwa se yanaba uw'agaciro uragerageza ukamuha umwanya. Uyu mwanya uba ugoye. Enjoy. Kanombe kacumbari. Nizere kugira apeti. Cyane. Umva sindarya kacumbari kuva ngeze i Kigali, yemeruka kacumbari ndi Kenya. Okay. Yeah. Akenshi ubundi abantu basangiye ari ubwambe barifunga. Kandi biriya baba babyishyuye. Oya, kubiryo se, kubiryo burya. Yego. Nababwiye ngo tipu na pourboire na pourboire ndayiharanira cyane. Yego, urakoze cyane. Ndayiharanira nagase. Merci beaucoup. Umuntu ushaka agasenda washaka ipiripiri ukwishaka. Ushaka ikamurari. Boss yarambwiye ati tugomba gukora n'akarima k'igikoni kari mu rusenge rwari rwose rw'amako yose mukira akazabona icyo yifuza cyane. Tipu na pourboire turabiharanira cyane. Umva nukuri ngiye service yanyu nayishimye. Murakoze. Ahantu hanyu ni naheza rwose. Shureka turi gitaraho. Sawa. Yego, apeti. Sawa urakoze merci. Yego, akazi keza. Tipu na pourboire turabikurikira. Wigira ikibazo, uyu ni doctor mukuru. Ugira ikibazo. No, it's okay, urabikwiye. Murakoze cyane. Muryoherwe. Murakoze nawe. Nuko. Hano hantu badafite ifi nziza. Kuri ibintu biraryoshye. Guhora mu barwayi mama mukeneye nk'iki ngiki cyo kuruhuka. Iyi fi wagira ngo ni uyu munsi ivuye mu mazi mu kanya. Iraryoshye. Nikose. Shani twigeze rero tuganira navuze ngo mfata umwanya tuganire. Rega n'ubwa mbere duhuye ngo tunasangire ariko tuzanashaka n'ikindi gihe kandi iminsi tuvugana kuri fone nagira ngo turarambanye. No, muri iki gihe
kugirana ubucuti n'umuntu se telefone zarabyoroheje nawe ukunda akadimu okay gusa natinyaga numvaga abadokiteri abantu babifunze mutavugana hano nkanjye ndacyari umujene okay nagize doctora nkiri muto kameme ntago hari imitandukaniro ntajya ntambwiye ngo wize mu Buhinde yego nize mu bihugu 4 umva ko ibintu bya byose mba mbyibuka uranabuze ko ufata mu mutwe cyane umva ko ifira n'akamuci nta mavuta menshi arimo kandi ushyira n'udutunguru wumva ko tuba tumeze ushyiraho gatoya apeti naseka neza nikoze ibintu ni byiza da turi gushaka rimwe mu cyumweru tuganira wabona umwanya kameme ntabwo nakuburira umwanya kuko byonyine uyu mwanya muha abantu bake cyane cyane ababyeyi ariko umuntu duhuye nta na desomene zirimo nkawe kameme nawe urabyumva wabonye akazi mba mfite kuorganiza ibintu byinshi wumva rero mba nsabwa kuba mpari cyane kugira ngo hari n'abantu umuntu aba afite bari specialize kuri bo agasenda kari gukora ni kenshi nk'agafanta ntabwo bakongere n'akandi ngende mbona pepe yego bimeze neza monsieur yego bimeze neza rwose type na pourboire ariko ubwo umva ntugire ikibazo ese doctor yaba yafashe ko wowe genda ntacyo ufata icyuma ntacyo babyongere kuri facture ndaje mbabwire hari ikibazo se nta akantu gasembuye koko yego hatunge nta kibazo genda ufate utuntu nka umbwire wa museriveri agahefana nuko ubwo buzima nibwo nari narabuze ariko murakundana we yego kamama rero vuba rwose ushobora byose uzi ko mutamitse utuntu ntuza we n'udutunguru ndaje yego bugasoma babyongere hahangaha ntacyo nikose rero hari abantu twari dufitanye gahunda y'akazi ariko reka tubanze tuve ku meza ndebe ko bavugisha okay ifi yahira ryoshye mba mundi se nyapfa kurya ahantu hose ifi akifi wa mba kandi ifi yanryoheye pe hano bafite hano nta hasirimu rwose uburyo nk'ubugene no kujya ahantu ku ruhande uhita wihanagura baba bateguye utuntu twose apeti sheri apeti sha nawe urabona ko nyifite hano urumva ibintu umuntu aba yavuye ku kazi ariye urabonye ahantu dukorera wafashe kuri aka kantu se ukihanagura utanduza fone yawe kuzi ko ari byo simba ntanabyitegereje ariko uko biri kose wabasha kunyitaho wese ko wanyitayeho kuvuga ngo ntiwanyitaho njyenyine ni uko unyitaho n'ibyanjye byose cyane urumva nawe uzajya wita ku buzima bwanjye n'abazadukomokaho nagukundiye ukuntu uri umusirimu rwose nshanje kabisa mva
nzi ko turi bugere ku meza ukajya wikoresha reka ngewe veve ndoye nyine ndamwiyereka mbere biragusa rwose biragusa reka mvugisha abantu babwire ko nshobora kubageraho ntinze yeah it's okay amayinite yanshiranye ariko ngiye nyafite shiri urumva ngura ibintu by'ukwezi kumwe simenya rero n'igihe byashiriye kubera ngenda cyari kurya ntacyo gifata yego kode ni rimwe ni iri amayinite cyane akaba niyo ngiyo shiri okay rimwe kabiri gatatu kane rimwe kugeza kuri kane yeah ntacyo reka mbavugishe mbabwire ko mbageraho ntinze buriya rero niba ari dogiteri tipu na porobwari muyongere afite ikihe kibazo ari mu dogiteri urabona ko nawe wateye imbere ahubwo ntiwiteze urufuro ntubure ubwenge ntabwo wamenya ko urokwanira gitarire yasaze reka ego nturaburize ko wonze amabarire urumva nabikora ariko mana we umucometse intoki njye nazi inyunyuzi hano boye kuri abasirimu ararya agace akagenda akanyirya yimara mungu rero ninjije ni wowe umutamitse intoki cyangwa ni wowe ugutamitse intoki ariko ibyo ntibyatubite byamutamitse se ndiwe utangiye kumenyera oya usanga cyo kumwe njyewe na nyunyuzi ifi nkayihorera singiye gutwika ugiye gutwika tipe mu dogiteri usa kuriya ariko umunsi uzajya uhora muzajya muhana asundura mu iki nibo mu iki yewe ikintu ndi bumwe se buriya mva nkubwire umuntu uhabwa ntago ntabwo wirangara kandi wamukuyemo ikesi azajya anyumiramo n'itunze nakubwiye ngo nushake na rufuro ireke ubwo se urumva ntacyo navuze hari inzoka hano njya mbona ababosi banywa barasuka hano gutyo ni ibintu by'ibitonyanga bimanuka mu birahuri ndaza kuneka nanjye niyo nzajyamo dogiteri ankoreye umunsi buri joro nta kwiteza bya bintu zamvange za nyiragitare Oui. Ça va? Ça va, papa, ça va. Witeze. Ureba nk'ufite inyota. Ntabwo ukiri muri okazi. None somvara. Mwana bafata icyo ushaka. Ko hagasa neza wakatwo. Abibonye. Uriya mwakora iki? Ni umudokiteri inshuti yanjye. Mbaza ngo ibitaro akora hose. Dogiteri. So what? Utoroheje kandi. Muri mu rukundo. ubwo nubona save the date uzamenye ku rukundo koko ari inyana uzamenye y'imbuga we uko ari we twahuriye kwa mwana nshuti yanjye dogiteri n'umukobwa warangije abiri ya segonderi ntabwo papa zaba utangiye kunsenya oya kekwe nari bareba ariko ibintu abanguriye none se none bashani mwiza ni wowe wishyura cyangwa ni ibaze nishyuye dogiteri turi kumwe washikaje wamagufuka gusa arigereyo naka n'aba dogiteri baba bafite akazi kenshi buriya wabona ari abarwayi bamuhamagaye ngo ninde wishyura ni dogiteri wishyura papa sava ntugire ikibazo mwakoze uko nuko tuba ducuruza ibintu mweguma mubiri iki ubu nshaka nanakoresha indi ya kabiri nawe ukayirya ntugire ikibazo dore n'uwo mutwe urimo niba twahaze hano hari ifi nini nabera mbonye umuhungu nsohoka nanjye vive nkarya nkahanga abandi bose no kuza natwe tukarya se none ndawa wayo subira mu gikoni imbeki subira mu gikoni ariko boss imbeki subira mu gikoni nta kibazo ntago naraka ndaza tuvugane imbeki urampambije imbeki subira mu gikoni se mbitangiye kunte niba ari pano niziritse ngatabona rwa ruda rwanjye
ese bituje nta kibazo humura ibyo ngo niwe wishyura niwe uri bwishyure humura muva murebe ako nandebera igikoko cy'imodoka yajemo ruswa nigeze nsohoka ko yanaje mbere mana yanjye umva ariko ubwo dusohokanye bwa mbere ntabwo ino nayitwara ubu uyu mutwe mba nkushyiriye mama cyangwa Simone ariko reka ntibyatanyuzamo ijisho bwa mbere yankunze Oui. Doctor say. He's around. Unasura mubuze no kuri parking yayo. ngo nyagasane isharenze kamabuye uramuzi neza nito gitere we Doctor ukomeye. Bibaye ngombwa se kujya kuzabona abo bantu yarambwiye ari kwitaba. Bagiye kuzana nabo. ntaho hari pe Ngo ntaho hari bagitera urayishyura umuhamagara oya. Papa zaba yagize ikibazo rwose. oya Ufite ubwoba bw'iki? Kamuhamagare. Amuhamagare rwose. Nta stress. Maze mutije na phone yanjye. Noneho yabonye ko mfite phone nziza. Hahiye koko. Ko phone yanjye sitari gucamo none. yawe hamagariye Reka mpamagare wa mungane. ciyemo Iye bari kumbwira ngo umurongo wahamagaye urajimije. ongera uhamagare yawe ubwo yarakivugiraho Ko iyanjye nayo yanze gucamo. Iyanjye. turebe Do. Ni nimero kompoze. wamira umutwe rero komanda urayishyura None se papa sava. Miriya telefone yanjye se ongera uhamagare nyine ntose kutari gucamo. nese ubundi umuhaye telefone ngo ajye guhamagara iyo arayijyanye Oya sha iyo amayinite sha byose yazijyanye. Iyo amayinite yamushira. arakurangije nyine nese urumva niba ajyanye iyawe akajyana n'iye niba iyo amayinite yarashizemo kuki yatayisiza veve igihe umutwe wishyure uburyo wishyura n'izina ry'Imana Chemba naranguye ndangura bime iyi fi nge nzikura ahantu uzirobamo gutya ugahita oya aritabye Ntago yitabye telefone. ariko si kiriya kicucu cyo nabwiye kigomba gukora hariya kuri gate igihe ntari muri tuwarete kiri hehe nk'ubu kiri muzari na yanjye beve Papa sava oya. ubundi sura muzi ni dogiteri koko Nyine ngiye twahuriye kwa muganga. Yes, kwa muganga ye. Hahandi abantu baba bicaye. Yambaye imyenda y'akazi na cya kindi cy'abadogiteri bagushyiraho kunoza ku mutima. Yari yambaye ishati n'ipantaro ndi kumurangisha ku mujenekologe. Yesu we. Ako nyine nawe mbwira ko umudogiteri ukora aho ngaho nta kibazo. Buretse turebe. Buretse. None ugashyira n'abantu kuri gate uti mujye mureba abakiriya bose bari hano murebe. Haro. Ariko ku cyubu utari ku kazi narakubwiye ngo ubu uhagaze hehe? Excuse me boss, ndahari. Uri hehe ko nakubonye kuri gate? Oya na ari cyari gisote mbona kirungarunga kimeze nk'ikigiye kinyaya hatemewe. Ubwo mba nagica cyengikuye kuri moto. Uri he? Urashaka kugira ngo tugafata. Uwo mukuye?
umukuye he ntuzagenda ameze nk'intuza yaraducitse rwose njye impossible namubonye mu maso rwose uyu muntu bite ariko se arurira moto nk'umuntu wasaze kiriya ni ikinyabiziga cyakubuza ubuzima dufite kuba iyo fone yanjye ariko se ndakugoye wa mugabo niba utangoye se buriya ngufashe ko nari ndi hano umufatiye he kuri moto hano Agiye? hanze. Agiye mereza telefone yanjye wangegerawe Wiki? ubu se nkurekuye wakongera ukwacu uko sha twe n'inkwavu z'ishyamba turazifata we karame uri dogiteri uri dogiteri yego wowe uri dogiteri ikarita y'akazi rero ikarita y'akazi rero subiza bosi ndetse ikarita y'akazi rero uramo ibyo ngibyo nta bindi mfitemo kabisa ibi ngibi aka ni agasokozo nsokoresha ubwanwa uri dogiteri ntabwo uriho uri dogiteri umva ahatunge nshakira ikiziriko n'amazi ashyushye mfura ubu bwanwa noneho ubu bwanwa nibuba burimo gushya ndamenya niba ari dogiteri koko uri dogiteri nturi dogiteri ukora iki ukora iki nshakira amazi ashyushye n'ikiziriko gira vuba se batura amazi ashyushye ahora aha nawe shinguka Zana amazi ashyushye. wanyweye ayo mfuzi inkoko ahora baba yatuye none se bosi wanjye se zana amazi ashyushye uri dogiteri nturiho ntabwo ndi dogiteri ukora iki ukora iki ndiba ariko se reka buretse buretse ariko se buretse